umuntu wese ushaka hit, yego, umuntu wese ushaka kugaruka, yego, agaruka nyine like akora ikitwa comeback, yego, twarabibonye nka ba Christopher, twarabibonye nka ba Dani Nanone biyambaza amaboko mashyashya, cyane cyane bakajya gukorera indirimbo kwa Element. Ama G The Black buriki abura ko Element asa nanjye kundeba, Element wakaza kukureba akaba ari ugukoresha. yes. Nago njyewe music yanjye ariyo kujya kureba umuntu runaka, Element ari uzatega ze kuri Ama G nka kuri yagiye kureba Kiss Daniel. yowe Bogar, nturebe Kanyabuganda arimo kugenda gutyo cyangwa Nyakso cyaka Bebeyi, ntugire ngo ni ibindi byabaye. Iyo jere yambaye cyangwa aho hantu arimo kujya nta handi ni muri Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda, ibyo dukora ni ibi ngibi: tugufasha kugera ku nshuti zawe, tukazitungura, tukaziziriza anniversary, tukaziha gift. Ntabwo ari anniversary gusa, ama graduation, ama anniversary n'ibindi birori byose bijyanye no gutungura. Niba ushaka ko tugutungurira inshuti, tugane Surprise Empire Rwanda, nimero ngiyo. Yo Bogar, Ama G The Black. Nabo Bogar mbona aha ndabona inzara, aha ndabona abantu bavuga amagambo menshi, ndabona TikTok, Instagram, ndabona WhatsApp ndetse n'ama YouTube. Mu byo waruvuze byose nibyo uretse inzara. Mwebwe se musohora yarangije se mwanganaga nkatwe. Wari ugiye gutuma nkoresha ibintu bikomeye. Ama G kubirirwa bavuga ngo umuziki go nta mafaranga ukibamo, nkabona usigaye ufite imodoka nziza. Kubabaza kuko njyewe I don't give. Rero Ama G, umuntu wese ushaka hit, yego, umuntu wese ushaka kugaruka, yego, agaruka nyine like akora ikitwa comeback, yego, twarabibonye nka ba Christopher, twarabibonye nka ba Dani Nanone biyambaza amaboko mashyashya, cyane cyane bakajya gukorera indirimbo kwa Element. Ama G The Black buriki abura ko Element asa nanjye kundeba, Element wakaza kukureba akaba ari ugukoresha. yes. Nago njyewe music yanjye ariyo kujya kureba umuntu runaka, Element ari uzatega ze kuri Ama G nka kuri yagiye kureba Kiss Daniel. Nanjye aza ndibi ndahari ubuso ko wangezeho. Ama G ugiye gukora kano kantu, ugiye kureba ino video, uri kumva ko atari bya video nabonye biri. Yego ntago ari byo kabisa, ndakubahere. Uri kumva Ama G urahumbye amaso, nuyafungura urambwira icyo ubonye. Uri tayari? Buretse gato ndahumbye amaso. Dore ukuntu bimeze ni gutya, tangitangiza bimeze gutya, video iri kugaragara ariko urahumbye amaso gato, nubumbura urambwira icyo ubonye. Twagiye buretse banzu yirebe bumba, buretse gato wayibonye ngaho bumba. Yego nabibonye. Ubonye iki? 1970. Ngero wamba Ama G igihumbi urabijimije. dore ni gutya, ngera bomba bomba 1957. None se ariko mu mashuko aha nese Ama G ndabyishimye wabikoze Ama G ereguza ubwenge. Ama G kankubaza, mfite imyaka 8. Yego ufite imyaka 8. Mfite imyaka 8. Yego murumuna wanjye yari afite 1/2 cy'imyaka yanjye, ubu ngo mfite 20. Buretse ntukibutse murumuna wawe yari afite 1/2 ubwo nine. Yego kano kanya mfite imyaka 20. Murumuna wanjye afite imyaka ingahe? Murumuna wawe afite 8 ugize 20. Ibyo bintu wabibasa murumuna wawe. Ama G vuga ati Bogar bamufollowing nuko mbonyemo inzara, bamfollowing inzara ifemo mwondisha n'abakire umufollowing. Kandi njyewe nkunda gusubiza ibintu ntazi nkaba mbipowemo gake. Ama G uzaduhe collabo na Bruce Melody. Yowe Bogar right now ndi kumwe na Rufo. Rufofo after ayo kuba tukuzi nka Rufofo wiyambariye nazita ingutiya. Ingutiya Leombia. Nditwa gute? Nitwa Uwimpundu Sandrine. Uwimpundu Sandrine.
Uwimpundu Sandrine twagiye. Uwimpundu Sandrine waje muri industry 2009. Yeah. Ariko kano kanya hari abantu barimo kuzamo kano kanya akarira byanze nanze kugafata, ariko we ngo waguidinze imyaka 11 nta n'umuntu ukuzi kuko abenshi twakumenye nta myaka 5 ishize tukumenye. Mwamenye muri 2020. Ukuyeho izo mbaraga. Nuko nabikundaga. Narabikundaga. Buriya iyo uzi icyo ushaka ntabwo wihutisha ibintu, urareka nyine igihe kikivugira. So rero iyo uje muri ibi bintu ushaka guhita uba umusitari ntabwo bikunda. Bisaba kuba ubikunda ufite n'ubushake, urihangana rero. Imbaraga rero bisaba kuba ubikunda. Nicyo cyatumye nkomeza kwihangana nkapushinga nkasoringa bikarangira 2020 mumenye. Nise ntabwo wavugaga tubundi ibi bintu wabivamo cyaba bakaguca intege. Gute se kandi mbikunda? Abaguca intege ntabwo babura, ariko nyine nakubwiye ki nukubukunda ikintu. Iyo ukunda ikintu rero urihangana, cyari cyo cyose wahura nacyo, imbogamizi zose urakomeza ugapushinga kugeza igihe nyine bikunze. Rero apart ya filimi reka nkubaze ihangane ninjire like muri individual life yawe. Yinjira cyane ntabwo mpeza. Twarabibonye ko wagize umugisha wo kwibaruka. Ese ku mumama cyangwa umugore ari ugukora ubukwe, gushaka nyine akava mu bukobwa akubaka urugo no kuba yabyara, ni ikihe kintu kimushimisha cyane kurusha ikindi? Urubyaro kubera ko ukoze ubwo bukwe ntubyare niko gahinda ka mbere. Ndibaza umubyeyi wese ubundi ubwo bukwe buba kugira mu bukore famiye. So rero iyo famiye nyine yo mubanye ukabura urubyaro niko gahinda ka mbere umubyeyi wese ava akagera bafite. Fonsina ndi umu content creator, ntabwo wancika no gukoresheje kano kantu. Agaki yego agaki nyine nkakubwire. Twagiye Fonsina mfite imyaka 8, murumuna wanjye yari afite imyaka 4. Ibintu birimo mateza izo za fizike zawe zijyana iyo njye nyina filime nureshe umutwe narumva n'ibyo bintu bya ufite imyaka 8 sheri ko ntagiye gukora muri ibyo. Niyo mpamvu no muri banki utatubona ayo mafaranga kubara ibituma stress ziza. Reka njye nyina filime babarira. Ese Fonsina dusoza, mufite izina pe riki riraho. None se iyo utangiye kwamamara nani ngira ngo munangire inama wenda nkanjye nibiza byaje. Iyo utangiye kubona izina, kuko izina rirabura igihe kirageraho rikagenda bibaho, terwa n'uburyo warisiga abantu barazina. Umenya gute kano kanya mfite izina, natangiye kwamamara, ndi guca mu muhanda abantu bakamenya, none utangiye kubibyaza amafaranga, ejo abantu batazakubona uteze bisi uri umusitari? Oya, no kwitega ntacyo bitwaye kubera ko ni ubuzima busanzwe. Ngaho ugaragara mu buzima bwabo n'ubundi kandi uri umusitari. Rero icyara ngukosoreho gato, kuba umusitari ntabwo bisobanuye kumva yuko wabaye undi muntu utari umuntu usanzwe. Kubera ko kugira ngo umenyekane ba bantu muri sosiyete nibo batuma, nibo babigiramo uruhare. So rero kuba ugomba kuba hambo, ukumva ko ibintu byose ari simple, ubuzima ukabufata nk'ubusanzwe, kuko iyo ugiye kubukomeza n'ahandi wihanika ukishyira mu buzima udashoboye kujera, ugasanga noneho usubiye hasi nk'uko wahoze ubivuga. Nk'urugero, ubu ngubu hari akandi kazi wakora katari sinema? Njye mu buzima busanzwe nkunda gukora, ntabwo numva ubundi byiza, ntabwo nirefera ku kintu kimwe. Nkunda kumva nahora ndi umuntu uri uvumbura, kuko ejo dushobora kubyuka tugasanga YouTube yavuyeho, dushobora kubyuka tugasanga ibyo twakoraga ntabwo bigikunze. So rero bihagaze ugomba kuvuga ati bihagaze nabaho gute. Ibyiza rero duhora dushaka kumenya. Ikibazo nibazaga, nyine iyo utangiye kubona izina ubikora gute kugira ngo noneho ritangire kubyara amafaranga, ejo ritazabura ukabura amafaranga? Bivuze neza. Icyambere umuntu wese ava akagira ushaka kuba umusitari cyangwa se unabirimo uri muri process, discipline. Kubera ko discipline nisubiza abantu hasi. Hari abantu benshi batubanjirije twari tuzi ariko ubu utakibona kubera discipline. Rero discipline iyo ubasha kujera ibyo ukora, ukabasha kubana n'abantu muri sosiyete, ukicisha bugufi, buri ikinyabupfura kigenga ibintu byose. Ese Fonsina twagiye mu ba actress 20 ba mbere mu Rwanda b'abagore wibaramo? Oya, ntabwo nakwibaramo, ahubwo wewe uri kumbaza uwambaramo ukurikije ibyo ubona nkora. Njye nkubonamo. Thank you. 10
ndi kumbwira ubona nazamo se nagira ngo tugende ubona mwebwe murajajinga bo hanze turakora mukajajinga mukareba yangewe ikintu nkwemerera ari ukuntu abandi tubabona mu matiku ngo kabaye kenshi ntabwo mbikubonamo ari naho nkomereza ubwira abantu ati nitwa Yowe Bogar mu following. Okay. Thank you. Ndagushimiye cyane Yowe Bogar. Uri umusore ufite ejo hazaza heza kandi ndabona ukora ibintu byawe neza. So guys, abantu bakunda Alfonsina, abantu bakunda Iribagiza, abantu bakunda Ivona, n'andi mazina yose agiye atandukanye, following. Murabona ni umwana muto cyane akwiye gutera imbere akagera kure kuri Instagram. Kamera nkamwe. Oya ugomba kumuba mu izina rya Yesu. Kuri Instagram ukoresha Yowe_Bogar. Okay, TikTok Yowe Bogar. hose ni ryo zina no kuri YouTube channel. Yego niko nitwa. Ya mubikore. Ariko tusoza twahuriye muri Surprise Empire. Tugiye gufatanya bafasha abantu gutungura be bagutunguye ufite ko nabyaye ari mama ubatumye kandi babikoze neza. Araba bafite anniversaire, araba bafite barangije. Tugiye nzajya mvuga nimero usubiremo wabakenera ubakeneye nyine kubatuma gusiripurena umuntu runaka w'inshuti yawe, mama wawe, umwana wawe, uwo ari we wese wumva wifuza bitewe n'igikorwa yagezeho cyiza. Ashobora kuba yagize anniversaire, ashobora kuba yagraduatinze, mushobora kuba ari famille yujuje imyaka 10 ibanye, ibintu bigiye bitandukanye byiza abantu ba celebratinga. Rero ubakeneye wakunze ibyo bankoreye